10 years bubatse ubukungu bakana igisirikare nkuko buri bona Amerika imeze nubwo wenda utavuga ko igisirikare cyabo cyagera ku rwego rw'Amerika kigezeho ariko ubona ko ahantu hari base militaire z'abanyamerika zicunga ibicuruzwa mu mazi ubona ko n'abashinwa bivuze iki no kuvuga ngo imibanire y'ibihugu n'ibindi ishingira ku nyungu kandi inyungu twita ko ziri turabasuje abadukurikiye kuri Randa TV ni andi bugingo kuri kamera zacu turi kumwe na Nkusi Jile umeze neza maître Nkusi maître géopoliticien umeze neza kabisa abantu bajya bambwira ko bakubona bakaba yaturiya muntu ko wagira ngo afite sekuru wo mu Bushinwa cyangwa mu Buhinde gutyo undi nabasubiza ko abantu bose burya bavuga ko twakomotse kuri Adamu na Eva ntabwo rero nzi ngo Adamu na Eva bari batuye Afurika rero nk'ahantu abantu bize amateka bemera ko ariho hari nk'icyo twakita nk'ingobyi y'umuntu birashoboka ko ushobora gusanga nabo Bashinwa ariho bavuye so nta gitangaza kirimo ariko ndi umunyarwanda bahidawe hategera abanyuma nawe duise rero tujya muri Aziya hari ibintu biri kuba hagati y'ibihugu bibiri bikomeye muri Aziya ubwo ndavuga Ubushinwa nkavuga n'Ubuhinde abashoramari abiganjemo abakomoka muri Amerika barimo bari kuva kukura billion and billion ya investment bari bafite bakayijyana mu Buhinde. Ibi bihugu ni ibihugu bibiri bibana mu muryango ukomeye cyane witwa BRICS. Abantu batangiye kwibaza ibi bintu ntabwo bishobora kuzateranya cyangwa bikagira uruhare mu isenyuka rya BRICS kuko buriya ubyange cyangwa ubyemere abantu bariho kubera economy. Ibyo biratangaje ariko nanone ntabwo bitangaje ku ruhande rumwe kuko buriya abantu bazi neza Ubuhinde buriya nubwo wenda bakoronijwe n'Abongereza bakabakorera ibintu bitari byiza nk'ibindi bihugu byose byakoronijwe ariko buriya Abahindira n'isaha bigaragara ko Abongereza bakibafiteho akaboko. Ikindi uretse no kugira uretse bafiteho akaboko mu buhe buryo ibimenyetso by'uko babafiteho kandi iyo ugezeyo bakwereka ko bibohoye ibintu byinshi cyane ni iki kikwereka ko babafiteho akaboko. Ikintu kimwe buriya Abahinde basigaranye wenda navuga ari nacyo wenda abantu benshi bajya babeshya bakagira ngo bari bohoye koko nicyo twakwita nka norme culturelle ntabwo zo bigeze bazita umuco yego ariko mu bindi byose bisigaye wavuga economy wavuga igisirikare wavuga iki n'ibindi byose bisigaye Abahinde n'Abongereza bafite control ku Buhinde ku buryo bwose bushoboka cyane ko buriya abantu babyibuke neza Ubuhinde bwatunze bombe nucléaire Abongereza babiteye uko Ubushinwa bwayibonye batabishaka hanyuma Ubushinwa nabwo mu kwirengera buhita wiha Pakistan bwereka fournira wa Pakistan barayikora kuko Pakistan kigiye yari mu konkera Buhinde bwabikoze mu buryo gusa nabwirwana nibigo rero bisanga mu makimbirane nibigo bisanga bijya bicishamo bikanarwana byahuriye mu ntambara zitirenze imwe cyane bipfa imipaka ubwo ndavuga muri 1962 mu gihe cyo 1962 tugiye mu Bushinwa hayoboraga Mao ndetse no mu gihe cyo 1971 no mu minsi yashize habayeho kurwana ko bagira agace ka wakita nka no fly zone katagira nyirako kari aho ngaho muri ya misozi ya Himalaya na hantu rero bakunda kurwanira n'abasirikare abana mu minsi yashize bakubitanye ibipfunsi bararwana bisanzwe ariko biza guhoshoroka birarangira. Ni ibihugu rero bihorana amakimbirane adashira nubwo wenda bigaragara ko wenda hari ibyo bumvikana wenda nk'iyo bari muri BRICS ariko ni ibihugu bihorana
amakimbirane cyane urumva nk'ubwongereza niyo wabugira influence ku Buhinde kandi Ubuhinde bukaba buri muri BRICS n'Ubushinwa hari ibyo Ubuhinde butumvikana n'Ubushinwa wigeze wumva ibintu by'ikomanyirizwa rya Huawei muri European Union buriya rero kimwe muri policies biriya bihugu by'Iburayi biba bifite nuko byanga bikunda bigira biguteranya no muturanye biba bishaka gushaka byanga bikunda igihugu cy'ikonkera kikwegereye ku buryo kirabangamira policy zawe kuko wenda niba bashaka kwikumira Iburayi ko wenda TikTok kaza igize ari ya Huawei y'Abashinwa ntabwo akanya bita bikora neza cyane nko kuba wenda bahita bakoresha iyo strategy niyo kwimura abashoramari bakabavana mu Bushinwa bakabatwara mu Buhinde noneho mwegeranye n'igihugu mwegeranye ibi bintu rero bizagira ingaruka ki ku muryango bihuriyemo ibyo bihugu by'amatiku kandi byose bikomeye ayo matiku yo mu ibyo bihugu noneho bije kunda economy ni ikibazo mushere iyo wumva investment burya no kugira ngo igifu kitaburara none niba abantu bari bifite ibibatunze bikaba biri kubacika babona bicikira ku muturanyi ariko biragenda bite Ubushinwa mpamye ko wenda bwiteguye gusutena kiriya kibazo uko buriya ushobora no gusanga imwe mu mpamvu yatumye bari abashoramari bavariya bakajya mu Buhinde harimo n'impamvu nakita ko ari iziri sociale hari nureba amategeko twita ko ararengera abakozi ngo ndavuga mu nganda amategeko arengera abakozi mu Bushinwa n'iki ni ibintu leta y'Ubushinwa yitayeho cyane ku buryo niba ari umushahara ngenwa byanga bikunda mu Bushinwa baba mu Bushinwa mu kumugenera amafaranga ya nayo ibihugu rero by'Ubuhinde na Bangladesh nibyo bihugu nabwo ko bigisigaranye cyo bita cyukakita nta bakozi bari cheap bashiriritse ndetse na policies cyangwa se ingamba zo kubungabunga uburenganzira bw'abakozi ntabwo icyo kintu baragikoraho cyane mbona ko rero biriya bihugu birimo Amerika n'ibindi bihugu by'Ubwongereza n'ibindi bifite inganda hariya bishobora kuba byarahisemo guca uwo muvuno wenda ku ruhande rumwe nk'uburyo bwo kugira ngo wenda bitase economy y'Ubushinwa nubwo wenda mbona bitazakora kuko Abashinwa urwego akanya bagezeho ni abantu bashobora kwikorera ibintu bohereza hanze batarindiriye undi muntu wari wese ikindi cya kabiri buriya Abashinwa bakoze bubatse igisirikare ubona ko nubwo wenda utagishyira kuri rwego rumwe n'icy'Abarusiya ariko bari mu bantu bagerageza kukavaringa gap iri mu gisirikare ni ukuvuga ngo bafite economy iri kuzamuka ariko bafite n'ubushobozi bwo kurinda economy yabo iri kuzamuka bashobora guherekeza amato yabo agenda mu nyanja bashobora gukora buri kimwe cyose gisutena economy yabo biriya bihugu rero ikindi mbona gishobora kuba cyaragiteye ikindi kimwe cyo kugusha ubukungu bw'Ubushinwa ariko intandaro ya byose ikomeye nuko Ubushinwa bwakomeje kuba inyuma y'Uburusiya mu ntambara bahanganyemo muri Ukraine wabonye ko iriya intambara yatangiye buriya abashoramari benshi bo mu Burusiya barafashe amafaranga yabo n'amadolari n'amadovize barafite bahindura mu mayuwani bayabisama banki mu Bushinwa ikintu nakita nka geste tarashimishije abanyaburayi ikindi cya kabiri hanyuma nureba neza ibihugu birimo Arabia Saudite ibihugu birimo Iran birimo cyane byinshi biri hariya muri Middle East byari bitangiye kwa adopting policy yo kugurisha peteroli yabo mu yandi mafaranga atari amadolari ibyo rero ni ibintu navuga ko byabangamiye cyane Amerika ubwo hari cyo kuba Amerika ibihano yafatiye Uburusiya bitarigeze bikora kubera Ubushinwa bwabigizemo uruhare ikindi cya kabiri hari iyo petrol yuan isa naho ije gukura ku ntebe petrodolari y'abanyamerika muri Moyen-Orient ni ari n'iki kibazo bagize cyane kuko kimwe mu bintu bakangisha isi ni petrol ibyo bintu hora bizi cyane hanyuma rero icyo mbona mu gutanga resultat cyangwa se result yabo cyangwa se uko solution babonye babikemura ariko bababaje nk'Ubushinwa rimwe batekereje ko bashobora kubuteza Taiwan ariko akanya Ubushinwa bwabyitwayemo neza ntibwahangana na Taiwan nubwo wenda
bahora bivuga ko ari igero naka ushaka kuzayanakisa ukayemekaho. Indi rero kuri sendi yari hari isigaye ko hari umukongo kubwira abashoramari bo bakavana inganda za Bari cyangwa se bakavana ibikorwa bya hariya bakabitwara haruguru mu gihugu kindi gituranye. Hari ibintu bibaho ejo bundi nabyo narabibonye, hari umuntu wabimbwiye aravuga ati ko tubona abashoramari bo mu mabuye bashoraga muri Kongo batangiye kujya gushora muri Zambia. Buriya bivuze iki? Bivuze ko umutekano muri Kongo wadogereye. Ntago mu Bushinwa haba hari gushya mu bundi buryo, bikari nayo mpamvu abashoramari bari kwahunga. Ntabwo ari ikibazo cy'ingiki kuko hari ikintu cyitwa culpability. Ntabwo nibwo ari izina ryacyo ariko kizarakira gihuza ibyo bihugu biri muri culpability nyine regions. Ni Zambia, Zimbabwe, ngira ngo Angola nayo irimo, ngira ngo na Namibia, ni three zahuza Kongo n'ibyo bihugu bindi ariko uri kubakwa n'Abashinwa. Nubwo nabonye n'Abanyamerika nabo hari ndi bashaka kubakamwa aho ngaho. Nukuvuga ngo rero kuba barabanye muri Kongo baragira ngo bagure ntuziriya region, bariya ngo consolidate iriya region, ntabwo nayibona muri iyo hangire kuvuga ngo nuko mu Bushinwa byadagiriye ari kuvana abantu babajyana. Kandi ikindi biriya ni ibintu bisanzwe buriya ntabwo ari hari bibaye gusa kuko no mu Burusiya abantu babyibuka igihe cya Boris Yeltsin nko kuva muri 1991 kujya muri 1994 ubukungu bw'Ubushinwa bwari bwaradogereye bw'Uburusiya nani abashoramari menshi i Burayi bafite inganda zikora imodoka za kamyo zikora n'ibindi bicuruzwa bitandukanye, amashampanye n'ibiki byose. Niba ari barashoyinga, niba ari barajyanye inganda zabo uko nyine igihugu cyari kiraho kidestabilize kidafite umurongo nyine bitewe nuko cyari RSS cyari cyarasenyutse. Nyuma yaho rero aho bunakita nka rezerite b'Abarusiya batangiye kubyanga, barabyanze, bamwe barahandiriza barabirukana ku bw'amahirwe na Putin baraje ibyo bintu, amakompanyi y'abanyamahanga arayirukana, ahubwo aho ikaza abantu b'Abarusiya abashoramari b'Abarusiya barafite ntuza gushora mari mu bukungu bw'Uburusiya no kugira ngo bongere buzamure. Ari nacyo kintu navuga cyanakoze muri iyi minsi cyatumye n'ibintu by'Uburayi bidakora uko bakimara kubifunga. Ubwo ibikoresho byakorerwaga hanze byazaga mu Burusiya, Putin yasabye abashoramari babo kubyikoreramo indani interne mu buryo bwo kugira ngo ubaka kanya ahubwo nkeka ko niriya ntambara nirangira bazajya gutereta y'amasoko kuko bazasanga produit batwaragayo Abarusiya baratangiye kuzikorera. Kuko nabwo nk'urugero ruto Uburusiya no gwenda gukora intwaro ugakora izindi mashini zikomeye zifashishwa mu bintu bitandukanye, ariko ushobora gusanga brosada bakoreshaga zaravuga muri France n'utundi tuntu dukoreshwa ku munsi kandi dutwara amafaranga. N'utuntu ushobora kubona ukabona muri valeur gato ariko amafaranga umuntu agatakazaho ni menshi. Nk'Ubushinwa rero ngarutse kuri iyo kesi y'Ubushinwa, niba ari nako biri kugenda nyine Abanyamerika bari kuvana abashoramari babo, mbona ko ari igihe cyiza cy'Abashinwa cyo gukomeza kurushaho gukaza ekonomi yabo no kutagamburuzwa ku cyemezo bafashe. Nta kibazo cy'umutekano uri kubona yuko abantu babona Taiwan, ibya Taiwan n'Ubushinwa bishobora kuba birimo bidogera. Ubundi uko Taiwan icyemezo cyo kugira ngo kijye ku Bushinwa, cyo kugira ngo Ubushinwa bafate gahunda yo gutera Taiwan kizava kuko intambara yo muri Ukraine n'Uburusiya izarangira. Okay. Hanyuma kuri icyo navuga cyuko buriya resulta y'intambara yo gusana Ukraine izagena ku Bushinwa bwebikaho Taiwan, nubwo mu kubivuga bugaragaza ko buzabikora mu buryo buri peacefully bw'ibiganiro, kuko mbona ko ari nacyo cyangombwa kuko Taiwan yahoze ari Ubushinwa. Ariko ku kijyanye n'icyo kuba cy'abashoramari barimo kwimuka bo muri Wallstreet, abantu twakoze ko Wallstreet ariho hari exchange bureau y'idolari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ahantu habisoko ry'imigabane ry'imari n'imigabane niho ribera, ndetse naho higeze hatangirira ibintu by'ihungabana ry'ubukungu bw'isi mu gihe nyuma y'intambara ya mbere y'isi mu gihe cya 1929 kugera mu 1933. Rero abo twita Wall Street Giants kuva bari kuva mu Bushinwa bajya mu Buhinde, numva ko ari ikibazo kuri ekonomi y'Abashinwa, ariko Abashinwa ni n'umukoro kuri guverinoma y'Ubushinwa. Ubwo ndavuga Ubushinwa bwo kubutaka
nubwo ku mazi ukemera ko ari Ubushinwa bwo sindavuga za Taiwan bwo wo gukomeza gushyira imbaraga cyane mu guhereza Abashinwa umwanya aho abashoramari b'abanyamahanga bari bagashyiramo Abashinwa kugira ngo babashe gukombora vide y'ibyo abanyamahanga bakoraga ariko nta kimura bizahungabanya ku bukungu bw'Ubushinwa ko ubukungu bw'Ubushinwa akanya urwego bugezeho burashimishije ariko nanone ubona ko bubatse inzego byiza simultaneous bubatse ubukungu baka n'igisirikare nkuko buribona Amerika nayimeze nubwo wenda utavuga ko igisirikare cyabo cyagera ku rwego rw'Amerika kigezeho ariko ubona ko ahantu hari base militaire z'abanyamerika zicunga ibicuruzwa mu mazi ubona ko n'Abashinwa nabo bazikoze hari icyo bita la route de la soie ubona ko byanga bikunda uko Abashinwa bapanze kuzazubaka bizakunda bakomeje kugenda kuri ritme bariho urebye nk'ubakantu keza bakoze ari geste nziza bakoze yo guhuza Iran na Arabia Saudite bose bakisanga muri BRICS ngira ni geste nziza no gwenda yarakaje nyine bagite mu jisho ubwo biriya leta y'Ubushinwa ariko iriya ni geste nziza izaboreza mu kubaka route de la soie nubwo wenda ikintu nari imbogamizi kuba bari gutakaza abashoramari bajya hanze aba bashoramari bari kugenda ku mpamvu z'uko Ubushinwa ari bubirukanye cyangwa Ubushinwa buzakora ibyo ngibyo uri kuvuga kubera kwirwanaho mpamya ko Ubushinwa ntabwo ari igihugu washatse kuhakorera wakorera nkuko bisanzwe ariko Ubushinwa simbona igihugu gifata imyanzuro yo kwirukana abantu gutyo kiretse hari byanga bikunda hari andi makuru runaka bagufite wenda atari meza kandi ashaka kugira guteza ikibazo mu mutekano w'abatuye igihugu cyangwa se no muri ekonomi n'ibindi ariko mu busanzwe ntabwo Ubushinwa ari igihugu gikunda gukoresha droit de vengeance cyane muri situation nk'iriya kandi mpamya ko uzabyitwara neza ukabisohokamo neza Ubushinwa abantu bati Ubushinwa bufitanye ikibazo na Amerika ariko bwarangiza bugaha ikaze abantu baturuka ahantu hakomeye nka Wallstreet mu bukungu bw'Ubushinwa ubundi ubukungu bw'Ubushinwa n'ubw'Ubushinwa cyangwa n'ubwa Amerika mu Bushinwa ubundi ibyo ushatse kubivuga gutyo ntabwo ko buriya ibihugu buriya n'ubwenda byangana ariko ntabwo bigera kuri puye kuvuga ngo ntabwo ibingibi bizakunda ntabwo nk'urugero ibihugu by'Iburayi ntibyafashe nuza kutongera kugura gaze mu Rusiya yego ariko ushobora gusanga hari ibihugu biyigura bikayigurira munsi y'itara ariko bikayigura bivuze iki ni ukuvuga ngo imibanire y'ibihugu n'ibindi ishingira ku nyungu kandi inyungu twita ko ziri direct ziba zigaragara ariko hari n'izindi ziba ziri direct kandi zikomeye kuruta za zindi ziri direct aka kanya niba Abashinwa niba bafite population ingana kuriya ni isoko ku ruhande rumwe ubwo se niba n'umushoramari muri Amerika niyo wakurinde isoko nka ririya Ubushinwa buriho cyangwa Amerika iri mu Bushinwa Amerika iri mu Bushinwa nkuko n'Ubushinwa buri muri Amerika ese wumvise ishoramari rya ukuyemo amadeni wumvise ishoramari ry'Ubushinwa muri Amerika none se nyine kuki bajya gufata ya madeni ariko burya umuntu ukuri mideni ashatse yakwambura ariko nyine no kugira ngo bimugirire icyizere wese kuki batagiye kurya Katurikiya cyangwa ikindi gihugu cy'inshuti yabo muri NATO Okay, twigarukire kuri kibazo rero hagati y'Ubushinwa n'Ubuhinde. Uti Ubuhinde bufite abakozi ba make bufite niso n'ibyo soko nabwo burarifite ko ahazaza ha BRICS hameze hate rero mu gihe harimo ibihugu bimeze gutyo birimo gupapurana bo bira ni ibintu bisanzwe mu minsi yashize ntabwo ari yari babonyine ubuse ntabwo bigeze bumva ukuntu muri Covid igihugu cyitwa Czech Republic Ufaransa bwaguze udupfukamunwa twacyo ni ibintu bisanzwe kandi mu minsi yashize uretse na biriya urundi rugero naguha hari deal yitwa Ox yari irimo kugurisha amasumari Australia uzikiye deal bayambuye Ufaransa Ubwongereza na Amerika byayambuye Ufaransa
maze ariko Ubufaransa ntabwo bwashwanye n'Ubwongereza ngo buvuge ngo turanganye, kandi yari deal irimo amafaranga menshi cyane, ariko harimo uruntu harimo uruntu nyine ngira kubwiraga ibihugu ntabwo bibana nyine nk'uko abantu nyine babana mu buryo bwa shosheri. Ibibazo biba bihari, ariko nyine hari igihe nabo ku kijyanye n'imibanire ibihugu byo bizakomeza kubana, kuko buriya ibihugu bituranye buriya rimwe na rimwe nta n'ikindi kintu bisabwa gukundana, biroburije gukundana cyangwa se kubana mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kuko nta gihugu kimwe kizimuka ngo gisiga ikindi. Ibibazo byo bizahoraho, kandi wenda aka kanya ikiri gushwanisha Amerika n'Ubushinwa kirahari, ariko ejo ushobora kumva cyavuyeho, cyane ko twabonye ko nk'haruguru mu Burusiya afite amatora, ejo polisi zishobora guhinduka, ukabona icyashwanisha Ubushinwa na Amerika kirarangiye, abashoramari bakagaruka, cyangwa se banagaruka bagasanga Ubushinwa nabwo ntibukibakeneye bakajya ahandi. Uretse ko biriya ngewe bibaye no mu Bushinwa bikajya n'ahandi, ubundi ni byiza ko iyo wigishije ikintu abantu, hari umugani w'ikintu barivuga neza ngaho, kugira ngo uhereze umwana ifi wamwigisha uko ifi bayirobera. Bariya bashoramari babaye hariya beretse Abashinwa uburyo bwo gukora, baberetse mode of production. Ariko nubwo bivugwa gutyo, Ubushinwa n'izi saha ku mabreve cyangwa kwihangira ibintu bishya biravugwa ko bukiri hasi. Oya, bufite amakopyright menshi, ahubwo buriya buri na aggressive cyane kurenza na Amerika, batabwemereye ko ibicuruzwa byabo bitambuka ngo bize ku isoko mpuzamahanga nk'uko wenda ibya Amerika bimeze, bwamara abantu. Ubushinwa bivugwa ko bufite amakopi gusa, nta original bugira. Icyo bita kopi ni iki? Rega buriya nk'ubu nagwa nk'urugero, sibyo? Reba uruganda rwa iPhone ushobora kuba rufite headquarter muri Amerika, ariko usanga no mu Bwongereza rugira branch, kandi branch iyo bagiye kureba kuri ntuzi usanga no mu Bwongereza bana bufite iPhone, ariko mu by'ukuri yari iteri y'Abanyamerika. Kuvuga ngo kopi rero, oya, ibyo ngibyo byo ni franchise n'iki byose biremewe, ahubwo Abashinwa baraza wabereka kano gaseke bagahita bagenda batwaye ifoto bakakigana bakagakora bakagasurprise, ariko badafite inuzu uburenganzira bw'umuntu wagahimbye. None se reka nkubwira ndi kugira uburenganzira ubundi bisobanuye iki? None se ubundi ubwo burenganzira uvuga abo bandi ntabyo abandi batwaye, kandi banagurisha banaryaho amafaranga byitwa ko ari breve zabo kandi n'izandi batwaye. Ubu se reka nk'urugero rumwe, hari mize iri Buruseli, nabyo n'ibindi umuntu yazavugaho ku ngaruka z'ubukoroni, nka mize iri Buruseli mu Bubiligi, icyo bita objet d'art zose zirimo, ndetse n'ibivuga ko n'ingoma ya Karinga arimo iri, zose zavanywe muri Afurika. Kugira ngo uyishyure uyigemo uyisure urishyura amafaranga kandi atari makeya cyane, atari amayira atari makeya. N'uwaka kanya ugiye mu cyo twita birani twita umurage w'isi bishyirwa hanze na UNESCO, usanga byinshi biryo bifite ari byo bwibye. Ariko se ninde wo kubibaza nyine ko ibihugu nyine byibwe ibyo bintu bidafite ubushobozi bwo kugira ngo bibe byavuguruza Ububiligi. Kuba Ubushinwa bwabona ikintu ahantu bakagikora ntihabone uburenga, nta kibazo ngiye mbibonamo. Oya, bashobora kuba babutinya, ariko igihe kikazagera bakaburega. Baburegera nde? World Trade Organization ko ntawareze Ububiligi cyangwa ngo ari yariga Amerika. Na Amerika irabikora biriya bintu. Niyo mpamvu kenshi uzasanga bashinjanye ngo rimwe na rimwe ugasanga barabango ngo Nyamerika ngo mcunge neza ngo abanyeshuri ngo Bashinwa bohereza ngo abenshi ngo bari intasi ngo babaje kuneka mu bintu byinshi bitandukanye dukora kugira ngo bitware iwabo. Ngise kuba nabona Huawei, nabona iPhone nkajya kuyikoramo Huawei ngaye Amerika y'Abashinwa, kandi kajya kwisika igicuruzwa gikomeye ikaba breve yanjye byantwara iki. Drone, reka nk'urugero rworoshye. Drone sibyiza izi CH4 bafite n'izindi zitwa Winglong 2 nukuva drone ubundi z'Abanyamerika rero batangiye nuza technology yo kuzikoresha, ariko aka kanya n'Abashinwa bagize gute barasifite, kandi nta mafaranga yinjira
kandi no drone ikorwa mu bintu byo igiciro cyo gukora drone ibikoresho bikoreshwa mu gukora drone ntabwo ari byinshi ugereranije n'ibyakoreye n'indege runaka y'intambara ariko kuba byarabarabonye muri Amerika bakaza bakabikora iwabo bakabira Amerika buriya Abashinwa nta kintu bitwaye. Turetse ibyo ngibyo rero urahamya ko abashoramari bashobora kuba bari kugenda kuri briefing ya Wallstreet ariko nta kantu kameze nk'umuriro, nta kindi kintu cy'umutekano bari kwikanga mu Bushinwa. Ntacyo. Ubuhinde tubwitege gute rero igihe izi biliyoni zimaze gutangira gutanga umusaruro? N'ubundi barafite ekonomi izamuka kuko ekonomi yabo yaciye ku y'Abongereza mu cyo twita PIB bari imbere y'Abongereza. Nabo bazakomeza bazamuke bashaka kuza kanya wa kabiri cyangwa wa gatatu mu bukungu bw'isi. Ariko si bo bonyine, ni hari ibindi bihugu by'ibindi biri kuzamuka, ibyo nta kintu bitwaye. Gusa wenda mu buryo bumwe cyangwa ubundi ni navuga ko ari nk'intambamyi ku mubano wa biriya bihugu, ariko nanone buriya bizagira uko byumvikana kandi bizarangira. Kandi buriya nanone hari igihe mpamye ko ibintu byose ngiye ari amasomo, hari igihe aho kugira ngo ukomeze udepande ku bintu umuntu yagusigiye, biba byiza nawe iyo wiyubakiye ibyawe kurusha. Naho gukora mbona Abashinwa bafite kandi bazabikora ko urebye ahantu henshi bafite amasoko muri Afurika, byinshi barabyikorera ndetse n'ibiza muri Afurika. Nese ubwo urambwira ngo umunyamerika uri mu Bushinwa n'ubundi yakoraga igisokozo cyangwa ikindi kintu twazi ibindi bintu tuzi Abashinwa bazana ku isoko. Twari kumwe na Gilles Nkusi, akaba ari geopolitician. Gilles, wakoze ku kiganiro Highland ati nanjye ndabashimiye kandi n'abadukurikiye bose ndabashimiye, murakoze.